Muraho neza nongeye kubaramutsa mwese, igitondo cyiza kandi Yesu nashimwe, mbahaye ikaze mu ijambo ry'Imana ry'uyu munsi dusanga muri Matayo ibice 19 umurongo wa 23 risoreze ku murongo wa 26. Ni ijambo rivuga ngo Yesu abwira abigishwa be ati ndababwira ukuri yuko biruhije ko umutunzi yinjira mu bwami bwo mu ijuru, ndetse ndababwira yuko icyoroshye ari uko ingamiya yanyura mu zuru ry'urushinge kuruta ko umutunzi yakwinjira mu bwami bwo mu ijuru. Abigishwa babyumvise barumirwa cyane bati ubwo bimeze bityo ninde ushobora gukizwa? Yesu arabitegereza arababwira ati ibyo ntibishobokera abantu, ariko ku Mana byose birashoboka. Amen. Bakunzi ba Women in Girls Ministry, iri ni ryo jambo mbazaniye kuri uyu munsi. Ni ijambo rivuze ngo ku Mana byose birashoboka. Hari ibintu baba barakubwiye cyangwa se hari ibintu utekereza ukavuga ati ibi bintu nta nzira bifite, ibi bintu nta hantu na hamwe mbona byanyura, ariko ijambo ry'Imana, Imana iguhaye muri iki gitondo, ugira ubuntu n'Imana bwo kumva iki kiganiro, bya bindi byose ushyiraho umutima, bya bindi byose amaso akwereka, ndetse na bya bindi byose abantu bakubwiye bakakubwira ngo ntibishoboka, umwuka w'Imana avuganye nawe muri iki gitondo ngo ku bantu ntibishoboka, ariko ku Mana byose birashoboka. Ngo nk'uko ijambo ribitubwiye ngo Yesu yabitegereje neza arababwira ati ibyo ntibishobokera abantu. Hari ibintu byinshi bidashobokera abantu, ariko Imana niyo gisubizo cya burundu. Imana niyo ifite igisubizo cy'ibintu byose twibaza. Ijambo ry'Imana rirakubwiye ngo yikomerezeho kandi ugumane kwizera, ugumane ibyiringiro byawe ku bana b'abantu. Ibyo ubona ko bidashoboka ndetse no mu maso yawe ubwawe ibyo ubona ko bidashoboka, umwuka w'Imana muri iki gitondo yongeye kukubwira ko bishoboka ku Mana. Rero ubwo bishoboka ku Mana, guma ku Mana, amavi yawe n'amaso yawe nibigume ku Mana, uyibwire uti ibyiringiro byanjye biri kuri wowe. Ndabizi neza ko ibi bintu bidashoboka, ndabizi neza ko naka na naka bambwiye ko ibi bintu nta nzira bifite, ariko wowe Mana biragushobokera. Haleluya. Bakunzi b'ijambo ry'Imana ry'uyu munsi, mbasubijemo imbaraga mwebwe mwari mutangiye gucika intege mu byiringiro byanyu, mbasubijemo imbaraga mbabwira ngo ku Mana byose birashoboka, byose 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 birashoboka. Kandi hari irindi jambo Yesu yatubwiye ngo ibyo musaba byose mukabisaba Data, ngo mujye mwizera yuko mwabihawe. Haleluya. Reka tugire kwizera ko ibyo twasabye kandi ibyo turi gusaba Imana, Imana yabiduhaye, ahubwo ikibura ko ari isaha yayo, isaha y'ubutabazi ku buzima bwacu, itegereje kugera kugira ngo twakire ibisubizo by'ibyo twasengeye. Ndabakunda rero, mbere y'uko dusoza iri jambo reka mbinginge tubanze dusenge, ubundi tubone gusoreza hamwe iri jambo. Mana yacu turagushimiye, turaguhimbaje, urera urakiranuka, uri mwiza, Uwiteka ubereye maso abagutegereje, icyubahiro gihora ari icyawe. Muri iki gitondo ndetse n'uyu mwanya tuguciriye bugufi, tugushimiye kubw'ijambo umwuka duhaye ryongera kutwibutsa yuko ibyo twabonye yuko nta nzira tugatekereza ko bidashoboka, twongeye kugushimira ko Yesu yaduhumurije muri iri jambo avuga ngo ntibishobokera abantu, ngo ariko ku Mana byose birashoboka. Mana ndagushimiye ko byose bishoboka kuri wowe, ndagushimiye ko icyo nagusabye kuri wowe gishoboka kandi gifite inzira. Ndagushimiye ko icyo mwene data uri kureba iri jambo yagusabye, Uwiteka Nyiringabo Imana, kaburi n'aho abantu bamuciye intege bakamubwira ngo nta nzira, kaburi n'aho umutima we wamuteye, umwanzi yagabye ibitero anyuze mu mutima we akamuca intege akamubwira ati ibyo byihorere, wikomeze iyo nzira anyura muri iyi ngiyi, agashaka kumuyobya. Ariko ndagushimiye yuko icyo yagusabye wacyumvise, kuko ibidashobokera abana b'abantu kuri wowe Uwiteka byose bishoboka. Ndagushimiye ko hari igihe kizagera buri umwe wese ukamuha igisubizo icyo yagusabye Mwami. Ndagushimiye ko hari igihe kizagera abakunzi ba Women in Girls Ministry ukabasubiza, Mana bakiterera hejuru, Mana bakaririmbishwa n'ibyishimo, bakagushima kandi bagatanga ubuhamya bavuga kuri Imana igira neza, kuri Imana yasohoje ibyo bagusabye, kandi uri Imana yashoboye ibyagaragaraga nk'ibidashoboka. Mana dufite ibihamya birenze kimwe by'ibyo wagiye ukora natwe twabonaga bidashoboka. Turagushimira
turagushimira muri iki gitondo kuduhaye ijambo ry'ihumure kandi kuduhaye ijambo rikomeza imitima yacu, ijambo rikomeza kwizera kwacu, ijambo ryongera kutwibutsa urukundo dukunda. Ku Mana byose birashoboka. Urakoze Father God, urakoze Jehova, icyubahiro kibi cyawe ibihe byose mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen. Tuzabonana ubutaha nshuti z'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana kuri Many Gadizi Ministry nakagaruka, kandi mujye mwibuka gukora like, share ndetse na comment. Imana ibahe umugisha.